kubikubaza ugeze mu nzira bagasanga tutakunze gusaba irangamuntu urayifite se ndayifite icyo ngicyo rero n'icyo nibyo wambwiraga byose nibihagije ibyo ndayifite irangamukorwa nyine ni iyihe umbwira irangamuntu ufite urambwira ubusa naho komeza ibyawe umushakira nawe igomba kumushakira turagenda tuganira gake gake mushiki wa Gitafu ndabona nawe ari G ya Danje sijina hu ni amagini turi amagini mwisigini ko wowe arakubwira ngo shaka ibyangombwa ushakira umugabo nisiko ndi kubikubaza ngo ubimbwire ubundi bebe ndayifite nyine nayindiranga myimerere nayindiranga umuntu nese arindiraga mu Rwanda dufata imyimerere umuntu kunateye bimbwire nyine none se wowe wambwiye ngo musaza wanjye dodi inkweto ntabwo yabimbwiye wowe bimbwira ugiye kwa muganga akakubwira ati genda ukora iki hanyuma bagupime ugiye gupimisha amaraso ko numva ubizi wabimbwiye ahubwo wowe ikigoryi usoba iki usoba ibyo nanyweye usoba iki ibyo nanyweye fanta amata n'icyayi byose divayi icyayi ushaka gusoba icyayi se icyayi kikajya mu Buraya kugenda abandi bajya gusoma icyayi bakajyana i Buraya tukagenda tubona amadevize wowe ugasoba icyayi icyayi ndagusabye mvuze mukaro usoba mukaro imwe ya Gitafu ko ndayikunda na musaza wanjye akunda mukaro ntabwo bizi hako mukaro wagera go mukaro ko muyikunda cyane we na Gitafu uragapfa gusoba mukaro twavuye ko nta busamo bwabaga uko tuzi ababyeyi bacu bakunda twanabishimira ubu ngabo kuki batishimira ababyeyi babo basubiza amaso inyuma none kuko burya ngo agakoni so yagendeye nawe ukagenda kuri agakoni ejo ukagenda kuri agakoni bisobanura ko umwana wawe azakwibuka nawe ugomba kwibuka so na nyoko ni bake bashoboka kuki batabikora ubu ngubu n'ubugegera n'ubuyuku n'ubusambo Kanyombe aha reka tubasuhuze kandi tubaye ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro by'Umurwa Live TV aho muri hose reka mbifurize kumererwa neza nitwa Karabo K'Imana inyuma ya kamera turi kumwe na Jafeti nkuko mubibona rero hano turi kumwe n'igihangange Kayitankore Njori Kanyombya ni umunyarwenya akaba umunyamakuru yakoze ku maradiyo atandukanye muramuzi mu kiganiro cyitwa Barezi Family kuri Studio yabaye umusirikare mu ngabo z'igihugu mu ngabo za RDF yakoze ibintu bikomeye cyane ubwo rero nge nishimiye kuba nicaranye nawe ari kumwe n'umukobwa hariya nanone araza kutwibwira ariko reka tubanze twakire Kanyombya ikaze mu kiganiro yes ubu ngubu kugira ngo mubaze ngo ndiko ni umukobwa sinzi niba ari umukobwa niba ari igiki yaba umukobwa niwe wizi yaba n'abandi umuhungu nge ndizi narenze kamere ariko rero ndashaka kubaza uyu nguyu niba ashaka kugira ngo yivuge arivuga ariko nta mugore wivuga mu bagabo umugore avugwa n'umugabo kuko ashobora kuba afite ikivugo nazi ariko nabo bateye imbere bashatse kwivuga kuko ariko ikintu batazakora nk'inkoko ntabwo bazabika kuko inkoko yabitse inkokokazi aba ari inkunguzi ariko rero ashobora kwivuga nawe da witwa nde mukobwa nitwa Keza kutavuga cyane nk'uwariye nitwa Keza yego maze kumugaburira ukwavu none aha ngaha arabiye n'ibirayi na amafiriti ariko umwuka ntawe uvamo witwa nde nitwa Keza Keza kandi kawe wenyine reka dukomeze aho ngaho rero twabwira tuti ubwo ndi kubona Keza n'ahatuye ashobora kubibwira akabubwira ahantu atuye kuba yageze hano ku Nganji kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu nzi ko ku Nganji ari igihe hatangiye muri corona dukora ikiganiro usibye ko mugenzi wanjye yaferinze byarapfuye kubera iki kubera wasiwasi uhe moze twakorana kuri radio hanyuma se ufite wasiwasi Keza uriyumva ute kwicana na Kanyombya ndiyumva neza cyane numva nishimye wajya kumubona yego najyaga mubona tutarahura none rero uko wamubonaga ku mateleviziyo cyangwa se uko wamubonaga ku mateleviziyo nuko umubonye live urabibona gute biratandukanye cyane gute harimo itandukaniro rinini cyane kuko nari muzi mubona siko ndi kumubona ubu ngubu wamubonaga gute mubonye namutinyaga kuri njyewe wamutinyutse namutinya cyane ariko nyine yambwiye ngo simutinye reka ngo akajwe kuri kutinya koko biragaragara ko utazi no kuvuga uri cyohe ikiwerewe none se wowe wavuze nk'uko bisanzwe ese ndi kuvuga bimeze rero ndabona ngasanga Keza kuko yatiye iyo tuba mbere yuko tubonana yafashe akaguru akagereka ku kandi bisobanuka rero nanjye nkaba nkageretse kuvuga ngo ntabwo twahuye ntabwo nari nahura nawe ntabwo twe twahuye se kandi turi kumwe
Twahuye. Yego twahuye. Abantu bahura gute? Turi kumwe ubu ngubu, turi kumwe njye nawe. Abantu bagiye guhura rero bashobora no kugongana. Ko turahuye ushaka kumugonga nawe ukamwitaza, ndakwitaje. Uranyitaje kubera iki? Kubera ko tugiye guhura, turahura se n'ungonga. Okay, ngaha duhure. Akakugonga. Duhure. Yego. Okay, dufite ubundi buryo bwo guhura. Turahura dute? Ubwo ushaka buri bwo dukoresha. Utamuragura. Oya, guhura ashobora kuba byumvise muri bwa buryo bundi bwateye ngo guhura k'umugabo n'umugore. Oya. Ntabwo ariko mbifashe. Ariko twahura mu muhanda. None se tugasubiza ko ndumva tubajije guye munyamakuru tubajije ngo guhura n'umugabo n'umugore. Wigeze umugore? Nangwa ni ugiye kubyigana. Ngiye kubyigana. Ni kubyigana. Nizeye ko ngiye umugore nta mugabo wigeze nangwa waramwishe nangwa se ariho nangwa none se utegereje umugabo? Ndamutegereje. Nta mugabo mfite. Imyaka ingahe? Imyaka 20. Uramukwiriye. 20 warenze andaye. Burya ndashakira abantu benshi bamishu bashakira abagabo, hari benshi ngenda nshakira abagore. Mishu yabonye umugabo nzakubera umuranga. Ndaramubonye asigaye yariyemeye ntabwo. Sinumvise ngara natwita hari muri iyi minsi. Birashoboka none se ikintu ikibazo nuko bakorera. Ubwo se barizeranye n'uwo mugabo yashatse. Umugabo n'umugore biranca. Ugiye gushaka ubwo uzashaka mu buryo dusobanurire. Uzashaka umugabo ni gute uzamushaka? Turebe uburyo uzamushaka. Uburyo nzamushaka niba uzanshaka aranga ari uzamushaka. Ukabyemera. Kondisiyo uzamuha nizi. Kondisiyo agomba kugenderaho se? Tuzaba twabaye umugabo n'umugore tugiye kubana. Twakoze ubwo bukwe cyangwa twagiye mu murenge. Ariko iyo byagenze gutyo mwabaye umugabo n'umugore ntabwo ibintu byo kwirinda ntabwo biba bihari. Ntabwo biba bihari. Ntabwo namubwira ngo mugire n'inama kugira ngo nibuze ujye kwipimisha nawe yipimisha. Ubukwe mujya kubana mu rugo mwabanje kujya kwipimisha. Kwipimisha gute? Kwipimisha nyine mureko muri mwebwe na n'umwe wanduye. None se waripimishije? Nese ndipimisha narabona uwo mugabo ngo tujyane kwipimisha. Ariko wipimishije uripimisha kuri nyine kugira ngo murebe mwese ko mwiyizeye. Umuntu yipimisha kubera ko abazi icyo yakoze. Wakoze iki? Nta kintu uba warakoze. Ariko uwo muntu muhuye umugabo wawe mugiye kubana ntago aba kwizeye kuko muhuye mukuze mwese. Noneho wakavuga ati kugira ngo mwizere tugende mbanze ujye kugupimisha. Ubu ufite ubusugi bwawe mbere yo kwemera. Usuri isugi? Ntago ndi isugi ngiye. Ngo iki? Ntago ndi isugi. Vuga cyane bwira abagenzi. Wapi ntago ndi isugi naba nkubeshye. Ntago uri isugi? Ntago ndi. Uyu mukobwa ko yiraburije. Ntabwo yiraburije n'umutwe. Ntago ari kwiraburiza. Uvuga ngo yigeze ishubukura. Barabanza barabana. Oye ntabwo twabanye nawe bivuze nabi. Akorera akantu kitwa imyitozo. Ariko uyu mukobwa aramakuru. Amaze kwitoza asagatarizo. Reka. Wowe witoje nawe bamaze kwitoza aramusugira. Hari amakuru numvise ko uyu mukobwa ngo ari umusheri w'umusitari witwa Gitafu urimo urabikora muri iyi minsi nibyo? Oya, Gitafu ni mushiki wa ni umusaza wanjye. Gitafu ni musaza wawe? Ni musaza wanjye. Muvukana mu nda se mu korodoni. Rero Gitafu ni umukorodoni wa mukobwa. Gitafu? Oya, yari we ariko ntagakiriwe. Kubera iki? Kubera ko atakiriwe. Nibiye byarahindutse. Nese muravukana Gitafu? Turavukana. Kuri papa na mama? Yego. Kununguyera ntabwo narimbe. Aya, ari ukuntu mubona musaza na mushiki bakundana cyane kumva ko ari sheri ariko ntabwo ari sheri wanjye. Ni Gitafu. Ni musaza wawe. Ni musaza wanjye. Byiza cyane niba utatubeshye. Ntabwo mbabeshye. Agiye Nairobi bamutera amabuye. Burya Nairobi igihe ugezeyo ugasanga hari abagabo rero. Kavuga uti ni musaza wanjye. Niba uzazana umukobwa mu rugo rw'umuntu yararongoye mwene wanyu. Ariko igihe ugezeyo uri umuhungu aravuga ati apana ibi nibyo kubeshya ngo ni musaza wawe. Uretse turebe ukajya gusanga rero n'ibyanyu byo kubeshya. Ugasanga igihe chef agiye ku kazi wawundi agasigara akora iki akora mashinizi. Ariko kanyo kankubaza ikibazo gitandukanye wenda nibyo twaganiraga kitaza kuncika. Wambwiye amateka yawe numva n'amateka meza utubwira uburyo nyine warwaye mu nkota nyine iki n'iki ariko kenshi na kenshi sinkunda kukubona mu biganiro bijyanye na politike wenda utubwiraho uko ibintu byumva n'ibiki byose kuki ibi bintu byitaza wenda nko muri Kongo ukadusesengurira ukatubwira ati ibinda bibona gutya kuki ibintu bijyanye na filime ari byo cyane cyane nk'umwanya
none se ndaha umwanya ubuzima nanyuzemo nk'ubwo ngubwo uvuze ndavuga amagambo atanyerekeye kuko niba ushake kumbaza ibya Kongo ngo yabaye umusirikare urashaka kunjyana yose we ntabwo nakujyana ariko amakuru yayo Uvira Tombe Uvira ngo yabaye Tombe ntabwo yari yabatombe ariko rero wimbaza ibyo bintu kuko sindiyo ariko ndiyo namenye ukuntu iri Tombe ariko rero ibyo bintu uvuze birimo kuko njye hari ibintu mba numva nabaza nk'umuntu wabaye umusirikare ariko ubundi kenshi iyo nshaka kuganira n'abantu ariko urabatinya oya ngana n'abantu babaye abasirikare ubundi n'ibiganiro byanjye zabicumba kuko nyine mba mbabaza nk'ubu we nakubaza se ibintu urabibona gute nk'ubu wabaye muri Kongo Tombe nuza Uvira igiye kuba Tombe kunyangiriza hose ndahazi hose urahazi aho hose bari bakoreye ibyo bintu byabo by'abakongomani bari kurwana kuko nabukiye ndahazi nagenze cyane twari impunzi hari ariko ndahazi ariko kumbwira ngo umusirikare ibiki hari abantu bari kurwana uburenganzira bwabo narakubonye wambaye imyenda ya gisirikare cyane ibyo ngibyo urabitinda ahubwo ngiye kongera kuyambara nuvuga ngo rero ngo uyambara ujya hese ngo ni mushi wa digitabo ese digitabo yakuzanya kugira ngo ucuruze niba ucuruzwa ndakuranga ntabwo ngiye ndi ku isoko ntabwo uri ku isoko ntabwo ndi gucuruza ariko Kanyombya reka mbaze mbaze ikibazo twagiye twumvise abasirikare mwari mu nkotanyi mwabohoye igihugu uze turi n'uyu munsi murahari ariko muza mwari abantu bakeya sibyo noneho baranelefone banza witabira bari kumva ikiganiro ko kiri kugenda ushaka kuba ari umugore yego uraho cordonnier utabaye igitavu waburije igitavu ndi kumwe na mushiki we asana kishe data mugwe muvugane se ntabwo ushaka umugore yani igikondo ndi kumwe na mugenzi wanjye twaje kwiyakira none se urya urukwavu simaze ko wamushya igitavu urukwavu arahaze none ari kuntumbiraho indumbi atandumbira reka ntandukane nawe kuko arashaka umugabo ariko ndashaka umubwira ni yitonda abanza arimbire neza hanyuma aze kurongorwa neza muri extra ni sawa ureva sawa ni sawa urumva Kanyo ureba ko ndi kumurangira abagabo yamaze kumva ikiganiro cyacu ashaka bagira benshi kandi cyako amaze kumva ndasana kishe data kubera iki ugomba kugenda ni akishe papa we gasa gute nakabi ubwo nsa nakabi wakabi mu kiganda ni ijambo ryiza rivuga ngo iki ni ijambo ryiza rivuga ngo iki uri wakabi nyine rivuga ngo iki wakabi ni umusitari ni umusitari nyine wowe ko nawe wowe ubyumvise mu kinyarwanda wakabi abafite akabi ariko wakabi ni ijambo ry'ikiganda ni ijambo ryiza ni umusitari ni umusitari uri nakabi oya nakabi 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 nta kabufite byamaze urabyumva ngo iby'abantu bari abari kurwana intambara zabo Kanyo ntabwo nibagirwa ngenda gusubiza ko bimeze ntugire ubwoba ngo ndi ndakubwiye reka icyo nakubazaga inkotanyi mwaje mubohora igihugu muri abantu bake cyane sibyo ikindi cya kabiri mugaragara nka bazubwire impamvu bakibohoye babohoraga igihugu kubera iki kubera ibibazo byari bihari benshi barabizi hari harimo kwica abantu babazize ko bavutse yego ni byinshi abantu barabizi amateka barayazi ahubwo icyo najya mubaza hari umuntu ushaka kukubona gutyo n'abandi bagenzi bawe mwafatikanyije kubohora igihugu bari bukuntu ngana nka gutyo umuntu akibaza se Kanyombya yarwanaga te ubundi ibi bintu bisaba ariko ze uyu nguyu ibintu ari kubaza arabizi birumvikana ukuntu ngana imbunda
ujya uza akayonga Eh, akayonga eh. baba karahena inkoko yajya kudomamo ngo iradoma ishyaka ako kanya akayonga gafata akayonga gafatira aho ngaho ngo yarwanye kumuhenereza icyakujyanye Iyo ntambara aba ari inkazi. Hari abantu rero bishuka kubona abantu batoya bakumva ko umuntu mutoya batarwana ngo bafate igihugu, ariko mwebwe nyakubahwa His Excellency n'abandi muri urugero rwiza rwo kugaragaza ko harwana umutima hatarwana imbaraga n'ibigango. Ntabwo harwana umutima n'ibifu, ibigambo uvuga ntabwo ari byo. Ntabwo harwana umutima, harwana igifu, harwana umwijima, harwana amara, harwana impyiko, harwana urukundo rw'uko ukunda igihugu cyawe. Nibyo rero by'umutima. Umutima se niwo ukunda, none se umutwe ugakora iki? Umutwe ugakora iki? Nuko niba umutima wawe ukunda, umutwe ukora iki? None turebe difference. Turashaka kugira ngo Keza ndebe niba afite umutima, ararwanisha umutima, Jye ararwanisha umutwe. None se ninde ufite power cyane ku buryo ashobora kuba arwana intambara akayitsinda? Njyewe kintu urimo nakubaza, hari umunyamakuru ejo bundi mu inshuti yanjye witwa Moses kuri RTV yakoresheje Gasumuni, ni umushuti wawe ngire ngo Atom, nawe yabaye umusirikare mu Nkotanyi. Ahubwo ikibazo yamubaje nawe rekanye kubaza kuko nanjye kimubaje nkiyumvamo. Yamaje ngo kuba warabaye umusirikare ukabivamo nyuma ukaritaringa ukaba umukomediye, bihurira ibyo bintu bihuza gute? Muri wowe harimo igisirikare kikurimo indani wowe nka Kanyonge, uri umukomediye, ibi bintu biza bitubihuza gute? Reka Keza, reka maze mufashe cyane. Niba ngo rero ntabwo harwana umutima nkuko wabivuze, harwana umutima, harwana n'amara. Abarwanisha amara ni bya bisambo, urabizi, hari hirya turabyumva cyane, ibintu by'ibisambo bishaka kugenda byarusahurira bisahura igihugu, ugasanga barashaka utubuye tw'agaciro, niba ari utubuye two mu mwijima simbizi, twatubuye bajyana kwa muganga bakatubaga, kubanza turiya tubuye ari utubuye tw'intangagaciro, bakandagaza agaciro k'igihugu cyabo, bakarya bakiba ibintu. Ariko kugira ngo tabara rwanira igihugu, ukirwanira kubera ko harimo ikintu kitagenda neza. Cyari igihugu cy'igitugu, cyari igihugu cy'amacakubiri, cyari igihugu gishaka kugira ngo barebe barobanura amoko. Ibyo bintu rero icyo twarwanira, ngo ibyo bintu rero nibyo ugiye kubirwanirira, ntabwo ujyana umutima, ujyana umutwe utekereza, urimo ibitekerezo byiza n'urukundo, ugakunda igihugu cyawe ukakirwanira kandi ugatsinda. Kuko babandi barwanisha amara n'inda, urwanisha amara n'inda amara azagenda arwanye n'umutwe. Ufite umutwe abandi kandi yigira inama, ayigira n'abandi, areba uburyo ashaka kujya kuyobora igihugu cye. Ngo mu gihe bambaza ibya gisirikare, nese nko gukora komedi, n'umutari umusirikare, gukora komedi mu Rwanda uzi n'amateka y'igihugu kuko waranayarwaniye, ntibikugora? Ni ukuvuga ngo twebwe tumaze kuba anyway, tumaze kuba njya numva bavuga ngo retired, ntabwo nabyemera biriya kuri taringa wowe igisirikare ngo kivamo n'iki kuvamo. Oya nta musirikare ujya uba retired. Ntabwo ibyo bintu bya demobilize byasubira heno. Nese Kanyoka ngaho tuzi kurinda igihugu cyawe kandi tuzakirinda. Oya n'uyu munsi hagize igikoma imbunda wayikoresha urayizi. Umva nawe uzi nagiye kwiga ABCD yambaye gada. Abyo wize ABCD yase bya ABCD bishaka kugira. Nese Kanyoka nkubaze, urambaza ureka nkubaze, wavuze ngo musaza wanjye yari umukorodoniye. Yari umukorodoniye nyine. Wowe wari iki mbere? Nigeze ndoda inkweto we. Ntabwo mvuze ko wadoze inkweto, wowe wakoze iki? Cyo gito batazabona umugabo. Kubera iki? Kubera iki? Kuko urabaza cyane ukabaza n'akari murori. None se wowe ko bivuze ko yari umukorodoni? Si umukorodoni, uri umukorodoni. Ntabwo ari umukorodoni. Adoda inkweto nakamba birazi doda. Oya. Akora iki Jeta? Ejo bundi yarambwiye, aranyibwira mu kiganiro turi kumwe. Yarambwiye ati ndamugira inama, none se kuje muri ibintu by'ibiganiro ukaba umaze kuba umutafu w'umugitafu, ibintu bikaba bimaze kuguha amafaranga make duke turenze two kudodesha urushinge rw'umukorodoni. None ziriya nkweto urunze mu rugo z'abandi ko bazakwanjama bakagufungisha. Nazi. Ati ndi kugenda nzidoda nijoro, nkadoda rumwe nkababwira muze gufata inkweto zawe. Ariko utazaza gufata inkweto ngo azicyure, zizaguma hariya ko nabonye kandi kazi ko utafu. Ufite ibiganiro ni udufaranga 10,000 ko umukorodoni ntabwo ashobora guhiga amafaranga azacyura 10,000 adodesha rushinge.
ariko kazi ni kazi. Aravuga ati ngewe hari inkweto njya nkora ngahinda. Musaza wawe ntago azidoda. ati ndadoda namara kudubundi amafaranga nkazana mu rugo bishyuranye nkamuha tugasangira tukarya ubunyobwa n'ubugari. Tukamara kurya ubunyobwa n'ubugari twabona twebwe se turya ubunyobwa n'ubugari. aba mu nzu imeze ite? Inzu imeze ite? Nose murabanira umugore we tubwize ukuri. Oya ntago ndi umugore we. Nta nubwo wowe ubahe neza. Mba mu rugo iwacu. Iwanyu wabahe mu nzu ye. Aba mu nzu ye. Kitwa ghetto. Ghetto nyine. Ari mu ghetto. None se kuvuga ghetto nukuvuga ngo baba mu nzu imeze gute? Ngiye kubatomba. Vuga uti ni ghetto. Ntago ari ghetto. Tombe. Ntago ari ghetto. Ni ghetto nziza iri aho ngaho. Nziza. Birahagije. N'inkweto zuzuyemo. Nta nkweto zirimo. Ndavuye mwene wanyu wakora iki? Nese Jitafu ntabwo yambara inkweto. Arazambara. Ariko ntabwo Wese wajya kudoda inkweto ugacura 5 ku munsi. Ni ikibazo. Kudoda kama 2. None se wabibwiwe n'iki gutigeze uba umukorodoniye? Yarabikubwiye byose. Usibye ko nari nagera mu nzu ariko inzu yarambwiye ngo inkweto z'abandi zirarenze bazanyica aho. Mugira inama yo kujya ngo azitangiye hakiri kare ajye mu biganiro aho umutafu. John yari muri Rudasi muri Genesi. Yakiye udufaranga se. Bose turadufanga watu udoda inkweto. Neshi. Kanyo twagiye tukubona kurongorwa humura. Niba witeguye ukafite ibyangombwa byose usabona umugabo. Niba nta byangombwa ufite nta mugabo uzabona. Nyiri ugiye kumushakira ese wavuga ngo ugiye kumushakira? Nembwire bari gushashura niba nta byangombwa ufite byikwiye ko ugiye kumushakira. Bite? Uba noneho ni ibyangombwa bimeze bite? Batubwiye imyaka 20. Hariya turabyemera 20 turabyemera. Na leta y'u Rwanda irabyemera ko abantu bafite imyaka 20 bashobora gushakwa. Uyu basigaye bahera kuri 18. Wabimenya ahubwo nicyo tumushaka kwicuruza n'abafite. Umva njye Nuvuga ngo rero niba ari ibindi byangombwa ko ufite. Nibiye wabitubwiye. Umva kandi uri kunshakira utazabona uri kumbwira ko ngomba kwitwara. Bimbwire nyine nzamenye ko nitwara. Sange nta byangombwa ufite ahubwo kuri umugore. Nyine bimbwire nzamenye ko nitwara. Njya kubyaye se. Cyambere ufite amabere. Yicyo magaza aho ngaho. Hagarira ku mabere. Ufite na nyashi. Ufite na nyashi. Nta kintu. So munyashi ziriho. Hamagara abahungu. Abonye ziriho. Wahagurutse tukareba neba. Ese ni njyewe ugomba kubushakisha ndi njye. Haguruka turebe. Njye ndagura analyse. Haguruka ho gatatu. Kandi naje kabibona. Oya haguruka ndebe turebe ho. Yabibonye. Yabonye ziriho. Kanyo. Iki hari ibindi. Ni ibiki n'ibindi. Ariko ko ari ushaka n'ijye ushaka. None se ko ari wowe wambwiye ngo hari ibyangombwa nari kuguha. Ntabwo azatunga umugabo. Ufite impaka mbi cyane, ufite ubusutwa n'ubugambo. Ubugambo wabishaka umugabo yagiye ukazuka ukamubwira amagambo nk'anga yagiye kurya ukabona ko muzumvikana. Ntabwo nabimubwira ndi kubibaza wowe. Mbabarira. Taneri yo. Skora wambwiye ngo ugiye kumunshakira nkaba numva utangiye kuvuga gutyo. Wabyemeye se? Nyine munshakire ndi ibyangombwa ni gusaba. Kandi nyine ndi kubikubaza. Iyo ugeze mu nzira bagasanga tutakunze gusabiranga mu. Urayifite se? Ndayifite. Icyo ngicyo rero ni icyo. Ni ibyo wambwiraga. Byose ni bihagije. Ndayifite. Irangamukorwa nyine ni iyihe? Umbwira irangamuntu. Ufite urambwira ubusa. Naho komeza ibyawe umushakira. Igomba kumunshakira. Turagenda tuganira gake gake. Mushiki wa Jitafu ndabona nawe ari G ya danje. G naho. Ni amagi. Turamagi. Mwisigene ko. Wowe barakubwira ngo shaka ibyangombwa ushakira umugabo. Nisiko ndi kubikubaza ngo ubimbwire ubundi bebe. Ndayifite nyine. Nayindiranga myimerere. Nayindiraga umuntu nese arindiraga mu Rwanda dufata. Imyimerere umuntu kunateye. Bimbwire nyine. None se wowe wambwiye ngo musaza wanjye doda inkweto. Ntabwo yabimbwiye. Wowe bimbwire. Kuko ndayafite. Umugongo. Ndabifite. Bisigaye se bindi. Wabyumva ko ari ibiraro. Wamumboneye rero. Gusa uyu mukobwa ndabona aritonze ni mwiza. Ari naturel. Ese kuki utigeze witukuza nk'abandi bakobwa? Kwitukuza burahanga ngombwa. Ugomba ugiye kwaza. Urituma. Ndituma. Urarya? Ndarya. Urako urya rero ugomba kwituma. Aya ni byo avuze. Amazi. Nagavuze kwituma. Amazi. Ndayanywa. Gakurikiza. Wamara kunywa ayo mazi. Wamara kunywa amazi. Aha. Umabyeri. Oya. Ugira gute? Wa Primus. Wapi? Wegera burarirwa kugira ngo ukigishe kunywa.
unywa fanta yego nywa fanta byarangira iyo fanta bigenda bite nyuma ya fanta igumamo ndayinywa nyine igumamo ndayinywa nyine ubwo nibyo none se reka uretse ndashaka kubaza wari wavumba kuvumba gute ukavumba fanta ibyo ngibyo cyane rwose none si izo fanta uzijyana ubwiherero ubwiherero wiherana ibintu by'abandi bamaze kuvumba uziba amacupa ibidanja zabyiba umva kandi utangiye kunsebya kandi ko ndashaka umugabo none si izo fanta z'abandi ujya kwiherera nazo gute ubwiherero nahuze ubwiherero nahuze njyewe mba mu bwiherero nyina nawe ubwiherero none se we n'unywa ayo mazi wowe ayo mazi si uyanywa none se njya kwiherera n'amazi y'abandi wowe ubigenza ute reka Kanyama byarakubaza nk'umunyamakuru nawe nuko urimo urahita umubaza nabimubwiye nkajya mu bwiherero mu bwiherero ugafata amacupa ahandi ukayihererana ntabwo njyana y'amacupa ngenda nanyweye fanta bakugura icupa rya mbere rya kabiri rya gatatu rya kane ukajya mu bwiherero ntabwo njyanayo n'amacupa ugenda ute njyanayo n'ibyo nanyweye hoya iyo uriye urituma ubwo iyo unyoye bigenda bite kwihagarika rega oya ndaje kwa urahagarara ukihagarika aha ni ukwihagarika nyine nese ubundi reka ngusubize urasohoka abapolisi bararenga bahagarika imodoka bati hagarara ugahagarara noneho umushoferi akavuga ati barampagaritse urumva se burya n'umushoferi naribeshya ntabwo baba bahagaritse umushoferi bahagaritse imodoka uratubeshya hano ngo umara kunywa iby'abandi ukihagarika urihagarika se uri umupolisi ujya gusoba urasoba oya avuga cyane ujya gusoba gusoba no kugira gute ni ukujya gusoba nyine usoba fantasi ikinyarwanda cyuzuye si ikinyarwanda usoba iki usoba fanta usoba fanta nanyweye n'amazi byose ikintu cyose cyitwa cyo kunywa nanyweye ufata fanta ukayisoba iyo fanta wanyoye niyo ujya gusoba usoba fanta nyine n'amazi usoba fanta n'amazi byose ibyo nanyweye byose nta mugabo ubonye usoba fanta ugasoba fanta gutuma niheba rero wiheba niba ushaka wihebeye aho gusoba bazaragiye nta reka mufashe usoba kwa muganga bakubwira ngo ugera kwa muganga bakubwira ati genda ukora iki hanyuma bagupime ugiye gupimisha amaraso ko numva ubizi wabimbwiye ahubwo wowe iki kigoryi usoba iki usoba ibyo nanyweye usoba iki ibyo nanyweye fanta amata n'icyayi byose divayi icyayi ushaka gusoma icyayi se icyayi kikajya mu Buraya kujyana abandi bajya gusoma icyayi bakajyana i Buraya tukagenda tubona amadevize wowe ugasoma icyayi icyayi kitagusabye mvuze mukaru usoba mukaru imwe ya kuko ndayikunda na musaza wanjye akunda mukaru ntabwo bizi hako mukaru wagira ngo mukaru ko muyikunda cyane we na Jita uragapfa musoba mukaru ni ibigoryi ni none se Keza nikoreka maze Keza nta kadobo ufite mu rugo ntako pe none usoba kuri sima oya mu bwiherero nese ubwiherero nta sima ibamo oya none se ujya kuri sima akaba ariho wicara cyangwa barimo noneho ukagenda ugasoba kuri sima tu ukamanuka bikagenda usoba iki mukaru iwabo rero mu muryango banywa mukaru yarangiye banywa fanta bagasoba fanta banywa primus bagasemera abakecuru babo banywa primus bagasoba primus niba mu Imana burarirwa nshatse kuvuga ko bajya bategaho bakongera bakabika noneho murabika mugasoba mukaru mukaba mwasoba no mugakome mukongera mukanywa mukaru ntabwo najya muri butike kugura ntabwo najya muri butike kugura amajyani cyayi ntabwo najya kugura fanta ubwo musige munywa fanta mukayibika mugasoba fanta nta mpamvu ushobora gushaka akadobo ugashyiramo fanta ugakonjesha ukajya winywera iyo fanta kubera iki se nyikonjesha mu kadobo urumva atari kubera iki nyine nyikonjesha mu kadobo ni insurance muri firigo ngenda kwirirwa ngura fanta igihe nyoye fanta gaye kunya ngayisoba nene se ko okay nimba utanywa fanta ikindi unywa icyo ari cyo cyose ushobora gufata ya fanta yanjye ngongera nayisoba nkayibika ngongera nkayinywaho ko ntabwo nawe kuzongera gutanga amafaranga igihumbi
Keza Karamba. watubwiye ngo uracyari isugi Mm. ubusugi bwawe niba atari ibanga Mm. wowe utakaje ryari wari uri he kumwe n'abagabo se batakaza ubusugi Bangahe se? igihe se wakubariye Nese kubagira benshi. ko wabyanze n'umwe Ni umwe nuko. yitwa nde ni Gitafu Kandi Gitafu ari musaza wanjye. ubundi ninde muvuge izina Muvuga izina? Oya izina ntabwo ari. yaraguhemukiye se Ntabwo yamemukiye. yakugiriye neza Oya ntabwo yamemukiye uri kumva kandi ntabwo yangiriye neza. Uko twese twahuye twese ubwo nyine ari watubwiye ko ufite imyaka 20 eh waba utakaje ufite imyaka ingahe 19. ni ejo bundi hanyuma se nawe kare ejo bundi nawe yatakaje ubusugi bwe Ubumanzi. ubumanzi Nawe nibwo yarabutaka. bwari amashyano Amashyano gute? mwese ubwo mwarabishoboye nawe ni iki umwe yari isugi undi ari imanzi ubwo mwarabishoboye wabimenye yari n'iki se yagiye ko mwabishoboye kandi utari usanzwe ubikora yitwa nde Ntabwo wabura kubizi ko mu ishuri tuba twarabyize. ariko umuntu akubwiye ngo mu ishuri barabyize Mu ishuri tuba twarabyize nese ubunyubu warize ntabwo mu ishuri warabyize ibyo ngibyo. mwize gutakaza ubusugi Uko bigenda. uko butakaza nawe Jaffe barabyigisha gutakaza ubusugi ko bigendana ese ni ugutakaza nangwa cyangwa babigisha gukora Ni imibonano ukugira chance se gute? Iyo chance ni iyi. uso butakaje umuntu atakaza amafaranga agatakaza ibiceri akakora ibi none wowe atakaje ubusugi gute kandi washakaga kugira ngo Kugira ngo iki se? mubane muhure Tuba tugira turebe icyo abakuru baturushije. abakuru babarushije wumvise bimeze bite warabitakaje Numvise bimeze bite n'ibisanzwe. kuki uvuga ngo byawe warabitakaje Narabitakaje nyine. Nuretse ko nari naramenya ibyo ari byo. none se nyugo waritakaje Nese izo ni inyungu. uyu muntu ni ishyano ahubwo azi byinshi ukimara kubutakaza wumvise wari waratinze Oya ntabwo nari naratinze. warongeye uriyongeza Oya ntabwo nongeye. reka mbanze nkubaze Mbaze. nakahe ni ikihe kintu ushobora kuvuga kuri uwo muntu wawe umutafu wawe ushobora kuvuga yakumariye Wese uwo nguwo se twese byabaye. witwa niba ari Simbizi harya yitwa nde wari watubwiye mu kanya Oya ntabwo navuze izina. nyabuna n'umugabo yitwa nde Oya ntabwo navuze izina. nuko tubwire akamaro yakumariye Akamaro yamariye se navuze ntabwo kabura. akahe Icya mbere cyo nawe nasanze nawe yari imanzi sibyo nanjye ndi isugi turahura sibyo twese turahura tumeze gutya dusanga nyine tujya kureba iby'ababyeyi ibyo abakuru baturushije nako wowe ku giti cyawe yakumariye yamari none se njye nagiye twarakundanaga sikundana n'umuntu ngo agire icyo akumarira nese ukundana n'umuntu kugira ngo urukundo rubamo ibyiciro bibiri ukundana n'umuntu uri kumva ari ukundana n'umuntu afite icyo ashaka kugira ngo amumarire afite icyo ngo amukure ari igihe ukundana n'umuntu bivuye ku mutima nese kuvuye ku mutima mukundana for granted n'ibintu bidafite umumaro oya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bitagufitiye umumaro uri kumva yarakurongoye yarandongoye nese aribwo tubana hari ubwo mbana nawe barongora gute ntabwo mbizi nese ntabwo yakurongoye nyine oya kurongora igihe ukuntu muri kubivugana yitwa ari yagusugiye gukora ubukwe yagusugiye atakurongoye kurongora no gushyingirwa biratandukanye oya mu muco wa kinyarwanda bavuga gutyo oya gushyingirwa ni ibindi urashyingira ukagenda ukarongora ariko si yakurongoye mwakoze amahano twakoze amahano yakurongoye mu bwihisho ntabwo mwari muri he mu nzu se cyangwa mwari muri hanze ntabwo ari mu gashyamba oya ntabwo ari mu gashyamba ndababwiye rero bakobwa uyu muntu ni buzima ndababwiye abashaka kugira ngo bakore ibyo bintu dore ko ntacyo yamutwaye nta n'inda yaguteye ntayo mwakoreye aho neza bacitse kuri cya cyabo ese ubwo ntabwo yakwanduje cyangwa wowe ngo twari bazima twese twari waripimishije nyuma neza twaranajyanye ntabwo yaguteye inda amutera inda si ibiwerewere biterana inda abantu bazibona baterana inda uyu muntu agomba kuba yabaye ikintu cyitwa devuwe yaritanze bigaragaza ko yashakaga kugira ngo arebe icyo abandi bakoze ariko abakobwa n'icyo wamubwiye ngo tubikore ntabwo ari muri ubwo buryo bizakorwa ahubwo muzajye mushaka umuntu mushakane mubwire uti nyabo ndashaka ko tubana kuri rwa rukundo twabayemo
dukundana ariko ntimuzitange gutya ngo yaramusuguye yaramusuguye kandi urubyiruko rwibagiwe hari sida ko ikiriho sida iracyahari ni ukwitondera sida iracyahari sida irahari kandi irashinyitse reka Kanyo gatoya wenda tugana ku musozo ndagira ngo nkubaze aka kabazo uri umuntu wagiye ubera inspiration abantu benshi twagiye tukubona muri filime ariko ukina ukora akazi ko mu rugo akantu k'amatsiko ngira ngo mubaze wagiye ugaragara ukora ubuzima bubi uri mu buzima bubi kandi mu buzima busanzwe ukaba ubayeho neza kera wigeze ubaho nabi wenda mu buryo tutigeze tumenya mbere yuko umusitari ikintu kimubajije ni ikintu kirimo ijijura kuko akazi kose ni akazi bivuga ngo gukora kariya kazi rero ntabwo ari akazi katuma umuntu abaho nabi ahubwo burya wowe wihangira umurimo kugira ngo ubeho kuvuze ngo akazi kose ni akazi wavuze ngo umusozi wanjye adoda inkweto umusebye iyo kudoda inkweto ni bibi oya akazi ni akazi akazi ni akazi ariko kose ako kudoda inkweto nari siko zidoda ngo muzamba ubu nta nkweto wambaye zidodesheje kubera ko ari make ntabwo wambaye inkweto zidodesheje arazidodera se niba atari we n'umukorodoniye wundi kubera ko igihe uzi ko kariya kazi kazakugeza ku ntego runaka intego nziza ureka ka kandi ugakora kandi bityo bakubwira ko akazi ka korodoniye ntabwo kari kumugeza aho ageze aha ngaha ahageze niho heza agomba gutanga inkweto z'abandi kugira ngo batazamwataka ko afite inkweto nyinshi abitse z'abandi igihe bazaza kuzimubaza ari muri akazi ntabwo azashobora kuzimubaza Kanyo buriya filime wakinnye icyama ukagisubiza wongera ukajya uzireba buriya uzi abantu benshi wafashije bakoraga akazi ko mu rugo babaga mu buzima bugoye bafite ba mabuja b'inkazi ikibi ubu ngubu bakize batwara aya mamodoka bavuga bati ikibi ni ukuvuga ngo banyarwanda urubyiruko rwacu ikibi ni uko badasubiza amaso inyuma aricyo cya kintu twavuze gukunda igihugu burya umuntu udasubiza amaso inyuma icyo bita retour à l'expédition bivuga ngo kutibuka uwaguhaye birutwa no gupfa bivuga ngo wowe uzi aho nakugejeje ugomba kunyibuka uti nibyo anniversaire akanyobya yatwigishije ibi ngibi ageze gutya yagira gutya reka twikire hamwe noneho tube tuti uyu munsi mukuru ni wakanyobya bivuga ngo mu rubyiruko rwacu rw'abanyarwanda ntabwo rufite icyo bita retour à l'expédition ariko Kanyo ntabwo rufite iyibuka ntabwo rufite kuvuga ati reka subiza amaso inyuma rero aho navuye naho ngeze bivuga ngo rero ibyo ngibyo byo ndabivuga Kanyo reka mbwira iki kintu ndabivuze kugira amawadi urayafite azagira umuntu wivuga ngo ntabwo yigishije uzajya gusubiza amaso inyuma wibuke ba so babareze wibuke nyoko yakubyaye wibuke agatenge ke wibuke agakweto ke wibuke nawe ko ushobora kuba agomba kugera ahantu aho tugeze Kanyombya umva mubwira iki kintu uretse Keza reka mbanze Kanyombya mubwira iki kintu reka tubwire reka mbanze mubwire iki kintu ryiza urasakuza ntabwo urubyiruko rw'ubu rwita ku babyeyi reka kubera iki iyo umwana usigaye umurera ubu ngubu wamara kumurera ageze aho agera no kugera iwawe ni ikibazo ntashobora kugera iwawe kubera iki nanjye ubu sinzi ikibazo abana b'iki gihe bafite yanjye sindimo ni ubugegera se ko umuntu ashingiye ubwo si ubugegera ushobora kuvuga ngo uyu ni umubyeyi wanjye yarandeze aha ngeze kuko niba warakubyaye aho ugeze uko waba ungana kose uko wareshya kose n'umucyo indangagaciro zose ufite n'umubyeyi wawe ngomba kuvuga ati umubyeyi wanjye ni umubyeyi ku buryo udashobora kumara n'icyumweru utagiye kumureba ariko ubu ngubu abana b'ubu reka tubyite izina tubyise ko ari ubusambo aho twavuye ko nta busambo bwabagaho ko tuzi ababyeyi bacu tukabakunda twanabishimira ubu ngubu kuki batishimira ababyeyi babo basubiza amaso inyuma noneho kuko burya ngo agakoni so yagendeye nawe ukagendera kuri agakoni ejo ukagendera kuri ka gakoni bisobanura ko umwana wawe azakwibuka nawe ugomba kwibuka so na nyoko ni bake bashoboka kuki batabikora ubu ngubu ni ubugegera n'ubuyuku n'ubusambo Kanyombya urakoze cyane kansubukure hamwe na Ringezi uyu munsi tuvugana genda bikubwira nk'umuntu uba muri sinema mba mu itangazamakuru mba mu buhanzi ntabwo ari sinema ni sinema okay apana nari mbivuze nabi urumva ibyo bintu sinema ndabyumva urankosoye neza wishora mu kazi mutazi umva se babaze ubwira yego uyu munsi ubu tuvugana ni wowe mukinnyi wa mbere ndabikubwira nk'umuntu wabikozeho ubushakashatsi ni wowe mukinnyi wa mbere dufite hano muri iki gihugu mu myaka 30 ishize ufashe idarapo rya sinema biragoranye ko hari n'undi muntu uzari kwambura
ibyo bintu wowe sujya ubibona mbibona eh ahubwo icyo mbona ni iki n'inama nagira abantu turasaba ko u Rwanda rumenya kuko u Rwanda ni umubyeyi wacu tugasaba ko abaturarwanda bose babimenya tugasaba ko noneho tugeze mu tekinoloji yose ibimenya noneho u Rwanda rwaje gusubiza amaso inyuma ukamenya ko hari abavuka Rwanda bagejeje u Rwanda aho rugeze kandi bagikomeza gushaka u Rwanda barushakire ingendo nziza noneho n'abandi b'abaturarwanda barimo hariho babandi bumva ngo uyu mufana uyu ni iki ugasubiza amaso inyuma tukareba aho origine aho ibintu bivuka ukagira icyo mukora kuko ari ubu ngubu urumva ibyo Keza avuze aravuze ati ubu sinzi impamvu abana b'ubu ngubu batibuka basinde batibuka ya ni ikibazo gikomeye nigeze gukorana ikiganiro na bose tuvuga tutireba igihugu cyacu aho kivuye kuvuga ngo kwibuka aho cyavuye niziranagira ngo irarangiye yaranarangiye kuki twibuka aho twavuye bazize ibibazo twahuye nabyo bya jenoside tukemera twibuka umuntu wagiye azi ibyo bibazo yes noneho nkanswe kwibuka umuntu ufite aho kugejeje yego ukareba uti reka ndebe akantu uyu muntu yangejejeho kugeza ndahangaha reka nanjye mwibuze habaho ikintu cy'inturano ukamutura habaho ikintu cyo kuba ati nibuze ntumye kanaka reka mutume azambwire kanaka ko hari akantu icyo uvuga ndacyumva ariko uzi ikintu twagize kibise reka nkubwire ntabwo bashima iyi industry nyibamo reka nkubwire ikintu twagize kibi urumva nimba ivuga gutya abantu benshi abanyamakuru igihe bagira ngo ninjiye mu mabifu n'ibiki byose twagize media itaratwaye ibintu uko biri bagafata abantu niba umuntu akina comedy urumva niba umuntu akina comedy umuntu akagukoresha nk'umukomediye uri kubumva niba umuntu agiye gukoresha ikiganiro akagukoresha nk'akanyombye w'umukomediye wowe we akagufata nk'umuntu nyine ibyo ukina muri filime niba ari ubugoryi agashaka kugira ngo no mu mutwe nikumeze ntamenye ngo biriya wakoze ni acting uri kumva ugasanga wa muntu bamutware muri cya kintu yakinnye niba yakinnye ari umukozi wo mu rugo bagashaka nyine kumubona no mu buzima busanzwe asa n'umukozi wo mu rugo ngo rero bari abantu ni ibicucu ngo ni imyanda nta bwenge bafite ariko ugiye kureba imyaka 10 nakoze muri media nakoze mu bunyamakuru kuri radio urumva ko aba bose baje nyuma ngo rero nubujije kandi ikindi kigiye kutwangaza kigiye kutwanduza tukagira ubwenge buki nuko ngo wigana ingendo y'undi ugatagataga cyane wigana nabi ntabwo bazi icyo bashaka ubigisha ariko igihe ushaka kugira ngo ugende mu ngendo nziza uragenda ukabyiga wamara kubyiga ukagenda mu ngendo ya wa wundi yagenderagamo ngo dufite ubujiji bwinshi muri media cyane icyo uvuga nicyo kuko gihe hari n'abanyamakuru kenshi kugira ngo mvumbure n'impano zanjye twakoranaga ibiganiro nageze ndana bakatiranya ubu nibwo nongeye kubaha umwanya tugakorana mbaza nk'ibibazo dutongana akamfata nk'ikigoryi amaze ariko ukundeba wagize ngo n'ubwonko bwanjye buraguryamye nabwo narize ngewe ngo yango karabo ngo tubwire ngo ufashe ngo indege ngo ugiye ngahanaha ngo ikagaruka basa technique njye ni barakwigisha technology hari technology niwe chemistry niwe mathematics kandi ngo burayi ngo buri kubuhe mugabane kuko kavukire yawe nibwo bwo kugira ngo ube ariko ikintu kimwe bari bakurikira abenshi baramaze kuki kanyombya ngo bafite ikibazo ntagusubize niko kimeze ubushake bwawe si ubushake bwawe yego kandi ko wifuza ushobora kubuyoba bakurikira abanyamakuru babiri bigeze kubaza excellence nawe yarabacalenges ibyo ntabwo bikureba ukibaza ukuntu ushobora gusubiza ntabwo bikureba ko urashaka kumukomplika if you wait to complete me I will go to take it to the complicated oya jewe iyo urimo uratanga ibiganiro mu binyamakuru burangiye mba nkureba uratuba ngutu
oya ngo rero reka tubwire abari kutwumva kuri amasaha arageze amasaha ibiganiro babwire mureke kujya mubaza ibintu by'ubucucu babaze ibintu bizima bitugirira umumaro bazi ikintu kikugira akamaro bazi ikintu cy'inyigisho naho kuvuga ngo media irakora ibintu nuko YouTube yabashyize igorora ukamushakira media ishobora kwica ikintu ikanakizamuza ikintu cyitwa application ukamuti ndashaka kwigisha abantu ibintu bitarimo inyigisho abantu b'ibicucu nabo babura bibona bakavuga ati turishimye ntabwo ushaka kuba ahangaha ngo ugiye gushaka abantu bamugaye babana ubumuga ndashaka abantu b'abarozi ngo nibyo biganiro nibyo turashaka kugira ngo tumenye uburyo wakoreramo ariko rero ntabwo ibyo bintu ari ibiganiro kuri media bishyira aho ngaho ngo nibyo ugamije kugira ngo wigishe abana b'abantu niba ushaka kugira ngo ujye kwigisha gucuragura genda ubyigishe natwe abanyarwanda niba birimo inyungu twigiye gucuragura ntawe Keza gira ijambo bwira Kanyombya tugana ku musozo ngo uyari imbere yawe ugire n'ijambo bwira abantu bagukurikiye bantu ugire ijambo bwira Kanyombya uburyo warongoye uburyo bamushigiye oya ibyo se nibyo ngomba kubabwira bagenzi bawe nangwa nawe umeze neza kuko wowe uramenyereye nta kizakugora muri ibyo abashaka nko kuvuga ngo bazakora ubukwe ashaka umugore ikintu yabwira abanyarwanda ikintu cyo bagomba kumenya nta mukobwa wese ujya ukibaho kugira ngo uzamubone wabeshya abantu badukurikiye ntabwo nabo mbabeshya oya barahari isugize ugenzuye neza kuko wowe wabutakaje urumva ko nabagera ntabwo ari impamvu ariko nabutakaje ugerekeranyije kuri nka kangahe ku ijana 20% nasigize ikibaho 80% abahari bose ntabwo ari amazi bitewe n'iki 80% wabigenzuye biterwa n'iki kuki nta sugira ihari biterwa n'iki oya muri iki gihe muri iki gihe turimo viziyo tugezemo na usigaye ubona uburyo nawe ibintu bimeze biriya bintu ni style byiza nangwa n'ibindi ibiki barisugira nyine bakabasugura bakabagana mu isugi nta style irimo ntabwo ari byiza ukuri wowe urumva bitakuryoheye se oya ni ibisanzwe ukuntu uretse ko n'ubundi ari byo byugarije ise nese ubwo urubyiruko warugiriye ihe nama ke nuko babasugura nabo abatarasi oya ntibabikore ahubwo abo bake basigaye inama nabagira abo bake byarakubabaje oya ntabwo byambabaje ahubwo ndabivuga ngo abo bake basigaye mukomeze mwirinde noneho wowe na accident ibyawe ni accident mwahuye ntabwo ari accident warabishaka ngo twari mu rukundo sinabo babagina bagakundana muri bagakundana bagakora ibyo ngibyo se ujye nagize chance tubwira ibyiza byabyo oya ntabwo mbizi ndashaka ngo mukore subscribe mukore share kandi mukore comment mugerageze mukurikirane mukore comment reka tubwire ibyiza byabyo ibyiza byabyo nabyo wowe urambye ya televiziyo yawe ariko yitwa ngo iki Kanyo iriya televiziyo urimo urakorera nta televiziyo ufite urimo urakorera ariko si ngombwa ngo nyikubwire kuko ushaka kugenda ukayita izina ryanjye bikambabaza tubwire ibyiza byabyo nabyo tubwire ibi byabyo ibi byabyo nuko babikora bakiri bato nka under 18 under 18 kandi ufite 19 wara wiko ufite 19 none se na indi under 18 ngo na indi under 18 wari ubikwiriye ntabwo nari mbikwiriye ibyo nibyo byiza byabyo ese under 18 ko ari igenwa na itegeko none tubwire ibyiza byabyo aho nabyiza nabyo ishimu bihaye ni iyi naryo faki okay yego reka dushimire Kanyombya turagushimiye cyane suza umudamu wawe n'abana ntabwo kureba ese n'abana ufite bari hafi gukingirwa kureba yita kureba urebe urande n'uyu nguyu ibintu yakoze uramureba bye bye kuki se wabyumvise Keza guma aho ngaho dusoze turashimiye Kanyombya dushimire Keza wabaye hafi yacu nawe Keza twagushimiye cyane murakoze cyane dushimire Kanyombya dushimire na Japhet wabaye ku buhanga bw'ibyuma nanjye nari Karabo k'Imana ibindi nakagaruka Imana ibarinde ciao ciao